Banyarwanda banyarwandakazi bakristo bene data aho muri hose turabasuhuje kandi muri uyu mwanya uko bisanzwe akaba ari umuvandimwe mwene so Pasteur Murihano Theoneste wongeye kubasuhuza. Tukaba dushimira Imana kutugejeje muri uyu mwanya, aho bari mu Rwanda, bari mu Burundi bumva ururimi tuvuga, abari muri Kongo, abari muri Uganda, abari muri Tanzania, abo bose mu biyaga bigari turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro. Kandi tukaba dusuhuje inshuti zacu zitwumva ziri mu majyepfo ya Afurika. Dufite inshuti muri Zambia zidukurikirana ubutumwa kuri YouTube channel. Dufite abari muri Mozambique, dufite abari muri Uganda n'ahandi henshi muri Afurika hose. Dufite abadukurikirana bari mu Burayi, muri Amerika, muri Canada, muri Aziya ndetse no muri Australia. Mwese tubahaye ikaze, Imana ibaho umugisha. Tukaba tugira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, cyangwa se bamwe bavuga Izayi, ibice cyangwa umutwe wa 41 ku murongo w'9, hanyuma turangize kwa 12. Haravuga ngo, weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu kumfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije, sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya nkutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gucyanuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. 12. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa nk'ibitariho. Imana itugirire neza muri uyu mwanya. N'iri jambo tugiye kuganiraho mu gihe kitarambiranye nk'uko dusanzwe tubigenza. Nkaba narihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo ntutinye, ndi Imana yawe. Mu by'ukuri ni njye uvuga, ariko wumve ko atari njye uvuga, wumve ijwi ry'Imana. Imana ni iri kukubwira ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe. Abahanga batwigisha cyangwa bavuga ko gutinya ari ibintu biri muri karemano y'umuntu, cyangwa se nature y'umuntu. Uwo ari wo wese, umuntu wese akavuka ameze muri ubwo buryo. Bavuga ko gutinya biri mu byiciro bibiri. Hari ibyo bita fear of failing, gutinya gutsindwa, cyangwa se mu mvugo z'amahanga bakabyita basophobia. Hari ni gutinya bita fear of loud noises, cyangwa se phonophobia. Ntabwo ari xenophobia, ni phonophobia. Uko ni ugutinya, kutari ugutinya gutsindwa, ahubwo ni ugutinya amajwi aremereye y'ibintu biri hanze ushobora kumva bikagutera gutinya. Abahanga kandi abashakashatsi bakatubwira ko mu mwaka wa 2024 Abanyamerika bonyine babanaga n'ubwoba bukabije bari mu kigero kiri hagati y'8% na 12%. Mu bihugu by'Uburayi bakavuga ko umuntu umwe kuri babiri mu mwaka wa 2023 bari bafite ikibazo cyo kubana n'ubwoba bukabije. Aho kandi ni mu bihugu twita ko bikize umutekano,
niho tubona iyi mibare iri hejuru ku buryo bungana gutyo. Ibaze noneho imibare uko ingana mu bihugu bya Afurika, ibihugu bya Aziya, Amerika y'Amajyepfo, ahari ubukene n'intambara zihoraho. Nimwibaze ko iyo mibare yo iri urugero iriho uko rungana, gutuma abantu benshi babaho bari mu ubwoba karemano, bukavanga noneho cyangwa se bugakuzwa cyane n'ibyo abantu bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ndagira ngo twihuse turebere hamwe ibintu bimwe na bimwe bishobora gutuma umuntu abana n'ubwoba mu buzima bwe. Ni byinshi ariko turavugamo bike cyane dushobora kuvuga muri uyu mwanya. Abantu bwa mbere na mbere batinya ibyabananiye cyangwa se batinya ibizabananira. Abantu benshi iyo bamaze kunanirwa n'ibyo batekerezaga kugeraho, bibatera kwiyanga no kwizinukwa ubuzima mu buzima bwabo bwa buri munsi. Byaba ari ubucuruzi, byaba se ari akazi, byaba se ari urushako, cyangwa se ari umugabo akarindwa n'umugore we, cyangwa se urubyaro, cyangwa se n'abandi bakabura urubyaro mu gihe batekerezaga ko nibashaka urugo ruzagenda neza, bazabona abana bakabyara. Yewe hariho n'abamara kubyara abana bakabananira, nabyo bigatuma abantu bahora muri ako gahinda, muri iyo stress, muri iyo mibabaro ihoraho, bitewe n'uko babuze urubyaro cyangwa se ko babyaye abana bakabananira. Ibyo byose turabibona. Icya kabiri ni ugutekereza ko abantu baruhiye ubusa. Igihe cyose umuntu akora, areba n'inyuma akareba ibyo yakoze, umusaruro yavanyemo. Inshuro nyinshi ntabwo ibyo dukora tubasha kugera ku ntego twihaye, bigatuma abantu barushaho kwiyanga, abantu barushaho kubaho mu ubuzima bw'imibabaro, ubuzima bwo guhangayika, ubuzima bwo kwiyanga, kugera ku kigero ndetse imibare myinshi igaragaza ko abantu bajya biyahura kubera izo mpamvu. Icya kabiri ni uguhemukirwa n'umuryango. Icya gatatu ni uguhemukirwa n'umuryango. Imiryango myinshi abantu rimwe na rimwe usanga bishingikirijeho, umuntu akavuga ati umugabo wanjye ni byiza kuba ndi kumwe n'umugabo wanjye, ni byiza kuba ndi kumwe n'umugore wanjye, ni kumwe n'ababyeyi banjye, ariko abantu bajya bahemukira abandi, bigatuma abantu babaho mu buzima bw'imibabaro, mu buzima bwuzuye ubwoba, mu buzima bwuzuye amaganya, mu buzima bwiziye ubwihebe, ubuzima butarimo ibyiringiro namba. Abandi bashaka ubutunzi mu nzira mbi, kuko gukira no kugera ku ntego nziza mu buzima ari intego z'umuntu wese, bituma abantu bashaka ubutunzi mu nzira zose, kugira ngo bibwira ko nibabugeraho aribwo bazashobora kubona umunezero utunganye cyangwa se umunezero wuzuye. Abantu rero benshi bigatuma bajya bakora business mbi zituma bahemukira abandi, bakabambura, bakabica, ndetse hari n'abadatinya kujya mu badayimoni bagakorana amasezerano mu miryango myinshi cyane iriho ijyana abantu, yorohereza abantu, irekirita abantu kubajyana mu badayimoni kugira ngo babone ubutunzi. Muri uko gushaka ubutunzi, abantu bamwe batanga garanti cyangwa se batanga imiryango yabo, abana babo, abavandimwe babo, cyangwa se ababyeyi babo. Noneho uko imiryango igenda ibashiraho, nabo bagatangira guhangayika, ibyo bashatse, ibyo bibwira ko bizaba umunezero, bikabahindukira ubwoba n'amaganya mu buzima bwa buri munsi. Ikindi gikurikiraho ni ugutinya uburwayi. Iminsi y'imperuka hari indwara nyinshi zikomeye abantu babana nazo kandi badafite n'ibyiringiro byo kuzakira, ndetse bamwe bakaba badashobora kubona imiti yo kubafasha kubera ubukene, bigatuma babaho bafite ubwoba, bahangayitse. Ikindi gikurikiraho ni ukubaho abantu batarize. Hari abantu batagize amahirwe yo kwiga, wenda baranabikundaga cyane, ariko mu buzima buri imbere bakaba bamwe banariho, wenda banakize, bafite n'ibirenze iby'abize, ariko kubera ya complexe ya inferiorité
agahora yumva, kubera ko atari muri ya monde y'aba intellectuel, ya monde y'abantu bize bafite impamyabushobozi z'ikirenga, agahora yumva yiyanze, agahora yumva yisuzugura, bigatuma ubuzima yumva ntacyo bumaze. Ikindi ni ukubangamirwa n'uko Imana yabaremye. Hari abantu batajya banezezwa n'uko Imana yabaremye, bigahitamo bikarangira benshi batanze amafaranga menshi cyane y'amadolari menshi, bakajya mu bitaro bihenze byo muri Amerika n'i Burayi, bakabagisha amasura yabo, bakabagisha amatayi yabo, kugira ngo bire mu kundi kuntu. Abadashoboye kubigeraho rero nabo bakabaho biyanze, bakabaho mu bwoba, bakabaho batanezerewe ubuzima bwabo bwose. Ibyo nabyo turabibona ko bibaho. Ikindi nacyo ni abantu babangamirwa n'aho bavuka cyangwa n'uruhu rwabo. Hari abantu babangamirwa n'aho bavuka, kuba bavuka mu muryango w'abanaka, kuba bavuka mu muryango muri ubu bwoko, kuba iwabo hameze gutya, amateka yabo akaba ameze gutya na gutya, umuntu akumva yiyanze, akabaho afite ubwoba, akabaho ahangayitse. Ibyo nabyo tujya tubona ko bibaho. Ikindi ngira ngo tuvugeho ni ubukire, kubera ko twabonye ko ubwoba ari ikintu kiri muri nature yacu twebwe abantu. N'abakize nabo iyo umuntu adakize yibwira ko nakira ibintu bizagenda neza, ariko hari n'abamara gukira ubukire bukababera ikibazo, bagatangira kubaho mu bwoba, bavuga bati tuzapfa, abantu bazatwica, abantu ntibanejejwe n'ibyo twagezeho, bagatangira kubaho mu bwoba budashira, akubaka amazu maremare, akubaka amakaritsiye arimo umutekano ariko ukanga, akubaka amazu y'ibitabashwa, abandi bakubaka amazu yo mu butaka, ariko agakomeza kubaho muri bwa bwoba, kubera ko ubwoba buri muri kamere, buri muri nature y'umuntu wese waremwe. Kandi si umuntu gusa, n'inyamaswa nazo ubwoba zirabugira. Ijambo rero ngira ngo turebeho ni ukwibaza ngo mbese umuntu waremwe muri ubwo buryo umeze atyo yabasha kubaho ate adatinya, adafite ubwoba, adahangayitse? Dore ijambo ry'Imana twasomye, Imana yakuvuze ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, ngo nzajya ngukomeza, ni kuko nzajya ngutabara. Imana izi ko turi abanyantege nkeya kuri iyo ngingo, niyo mpamvu iduha garanti, niyo mpamvu idusezeranya ikatubwira ngo ntutinye, yewe Yakobo uwo nahamagaye, wowe mugaragu wanjye, wowe rubyaro rwa Iburahimu inshuti yanjye, wowe ntutinye kuko ndi kumwe nawe, kuko mbana nawe. Ubuzima butarimo Imana ni ubuzima bwuzuye gutinya, ni ubuzima bwuzuye ubwoba, ni ubuzima bwuzuye gutinya urupfu, ni ubuzima bwuzuye gutinya ikintu icyo ari cyo cyose, icyo ari cyo cyose baragitinya. Ariko twebwe abizera, twebwe abamenye Imana, twebwe abiringira Imana, twebwe abashaka Imana, ntabwo dushobora gutinya, kuko Imana iraduha amasezerano, Imana iravugana natwe, Imana iravugana nawe. Ijambo rya mbere yavuze ngo ku murongo w'icyenda tutasomye, aravuga ngo kuko urubyaro rwa Iburahimu inshuti yanjye. Bibiliya tubwira ngo natwe turi urubyaro rw'uwo nguwo Iburahimu kubwo kwizera, turi abana ba Iburahimu ku kwizera. Ntitugomba rero gutinya ikintu icyo ari cyo cyose, kubera ko Imana iri mu ruhande rwacu, Imana itubera amaso. Ijambo rya kabiri, ugomba kuba warahamagawe nayo, uri umugaragu wayo. Ndetse no mu Isezerano Rishya Bibiliya itubwira, Yesu yaravuze ngo ntabwo nkibita abagaragu ahubwo mbita inshuti. Turi inshuti z'Imana, uri inshuti y'Imana nimba ukora ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu Imana iguha isezerano, ikavugana nawe, ikakubwira ngo witinya, nzakuba hafi, nzakurinda, abaguhagurukiye ntacyo bazagutwara, ntibazakugeraho, ibyo ngibyo utinya ntacyo bizagutwara, kubera ko ndi Imana yawe, kubera ko ndi umuremyi wawe, kubera ko nshobora byose. Iryo ni isezerano Imana iguha, ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ikindi tugira aho,
hari ibihugu bimwe hano mu isi bijya bitanga ubutunzi bwabyo bikajyana amasezerano y'ibihugu bikize bifite intwaro zikomeye kandi ibi twita puissance mondiale. Noneho kugira ngo bishobore kubaho mu mutekano kuko bizi ko bifite intege nkeya, bikagurira bigatanga ubutunzi bwabyo kugira ngo bishobore kurindwa, bibeho mu mutekano, bibeho mu mahoro, he kugira ubyendereza. Ibyo bihugu birahari, sinenda kubivuga kuko sicyo nshaka kuvuga, ariko birahari. Nawe uyu mwanya kubera ko umunyantege nkeya, nanjye kuko ndi umunyantege nkeya, ni ngombwa gushaka amasezerano n'Imana. Imana umuremyi w'isi n'ijuru ikaba iri mu ruhande rwacu, ikaturinda amanywa n'ijoro, ikaturinda ibidutera ubwoba, ikaturinda ibyo tudashobora kumenya, ikaba iri mu ruhande rwacu. Ndagira ngo kuri uyu munsi nawe ujyana amasezerano n'Imana yo kukurindira umutekano, yo kurinda ubugingo bwawe, yo kurinda abana bawe, yo kurinda ubutunzi bwawe. Ni igihe tugezemo cy'imperuka, ni igihe cy'ingorane, abantu baratinya intambara ndetse n'impuha z'intambara, abantu baratinya urupfu, abantu baratinya, ibibazo ni byinshi, abantu baratinya mu buryo butandukanye. Imiyaga ikomeye cyane nk'imaze iminsi muri za Australia, yo tuya twumva muri Amerika ya buri munsi, abantu baratinya. Ibyorezo ni byinshi, intambara ni nyinshi hirya no hino, ariko ndagira ngo nkubwire ujyana amasezerano n'Imana ko igiye kukurindira umutekano w'ubuzima bwawe, umutekano w'ibyawe, umutekano w'abawe, uyagirane n'Imana kuri uyu munsi kugira ngo nawe ubashe kubaho utekanye kandi ubeho uri mu mahoro, amahoro y'Imana. Iri sezerano ryakire ribi ryawe uhereye none muri uyu mwanya. Mu izina rya Yesu turagusengera ngo wakire iri sezerano ribi ryawe, Imana ibe mu ruhande rwawe. Turangiza, Pawulo nawe yandikiye abitorero ry'i Roma ibice 8:31, arababwira ati mbese niba Imana iri mu ruhande rwacu, niba Imana, datawe umvira ijambo, arababwira ati mbese niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde muntu uzaturwanya? Ninde muntu uzagushobora? Ninde muntu uzagutera ubwoba? Ni ikihe kintu na kimwe kizaguhangayikisha? Ni iki? Ese n'umurozi? Ese n'umwicanyi? Ese n'umugambanyi? Ese n'umwambuzi? Ninde uzagutera ubwoba? Ninde? Niba Imana iri mu ruhande rwawe, nimba Imana ikuyobora, nimba Imana ibana nawe, ninde uzaguhagurukira? Ninde uzakurwanya? Ninde uzagushobora? Niba Imana iri mu ruhande rwawe. Twarangije n'aya magambo nagira ngo tuganire. Mwene data uherereye hose, intambara ufite ni wowe uzizi n'Imana, ariko Imana iraguhumuriza kuri uyu munsi ngo witinya. Gusa upfe kuri mu ruhande rwayo, upfe kuba umugaragu wayo, upfe kuba warayimenye, upfe kuba uyiringira, upfe kuba ubana nayo, upfe kuba uyikiranukira. Iri sezerano ni ryawe. Nawe utaratera iyo ntambwe yo kumenya Imana, utaramenya intambwe yo kunga ubumwe n'Imana, yo kuba umwana w'Imana, nawe iri sezerano ni ryawe. Uyu munsi niwemera guca bugufi, niwemera kwihana, niwemera guhindukira, Imana iraba mu ruhande rwawe. Imana izakurinda amajyana amaza, Imana izagukora ibitangaza, izaba mu ruhande rwawe. Ubuzima bwawe buzahinduka, ntuzongera gutinya ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo uzatinya icyaha cyonyine gusa, ikintu cyagutandukanya nayo, ariko ibindi byose ntuzabitinya, ahubwo Imana izakuyobora mu buzima bwawe bwose. Turarangije rero, Imana ibaha umugisha kandi kubwira ijambo. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana ibafashe. Imana yo mu ijuru turagushima kuko wemeye ko mvugana n'abantu bawe, ijambo washyize mu kanwa kanjye muri uyu mwanya aho baherereye hirya no hino. Turabasengera kugira ngo abari bihebye, abafite ibyo batinya, abaryamaga ntibasinzire,
abatinya urupfu, abatinya abarozi, abatinya ubukene, abatinya abagizi ba nabi, abatinya ubuzima bw'ejo hazaza, abatinya uko bazabaho ejo, abatinya impuha z'intambara, abatinya ibiteye ubwoba by'uburyo butandukanye, abatinya urubyaro, kuba barabuze urubyaro, abatinya urushako, abatinya abagabo babo, abatinya abaturanyi babo, ibyo abantu batinya byose muri aka kanya turabasengera ngo ube mu ruhande rwabo kandi ubahumurize mu izina rya Yesu. Abasenyutse mu mitima imibanire yawe nabo igasenyuka, turabasengera kugira ngo bongere kwiyunga nawe, kandi abatarakumenya nabo bagaca bugufi muri uyu mwanya turabasengera. Abemeye guca bugufi turabasengera ngo ukuboko kwawe kubane nabo kandi ubayobore, ubabe hafi, ubarwanirire, ubabere igisubizo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urakoze, turagushimye kuko ugira neza kandi uri mu ruhande rw'abakwiringira n'abagushaka. Byose mbyambaje Imana mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Murakoze bene data, turabashimiye mwese. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire, Imana ibane namwe, kandi turabasaba gukora subscribe kuri chaîne, gukora share kugira ngo ndetse na comment kugira ngo muduhe ibitekerezo. Ikindi, igihe dushyizeho ubutumwa nk'uku nguku mushobore kumenya ko twabushyizeho, mushobore kubukurikirana kuko n'ubwanyu Imana iba yadushyize ku mutima. Imana rero ibahe umugisha. Turarangije, ahasigaye mukomeze mubane n'Imana aho muherereye hose. Turabashimiye rwose mu izina rya Yesu, amen.